Uzaba akiriho Sipiriye wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Djihad, kuri ubu ngubu nawe nakubwira ko yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, harimo bimwe mwagiye mwibonera mu minsi itambutse, harimo amashusho y'urukozasoni y'uyu muhanzi witwa Uworizagwira Floriye mwamenye cyane nko kuri yampano. Ngira ngo mwagiye mubona abantu benshi bagiye batandukanye bagiye batabwa muri yombi, harimo uyu witwa Ishimwe Patrick muzi nka Pazo, yewe n'uyu nguyu wundi witwa Kalisa John. Siwe gusa twagiye tubona n'uyu wiyongeraho witwa François Xavier. Abo bose bagiye bagira uruhare mu gukwirakwiza ariya mashusho kuri social media, ariko kandi kuri ubu uyu Djihad nawe ari kugenda atabwa muri yombi, cyangwa se nakubwira ko yaje gutabwa muri yombi biciye mu iperereza ryabanje gukorwa, aho byagiye bigaragara ko ari igikundi cy'abantu benshi bacuze umugambi wo kuba bazimya uriya muhanzi yampano mumenyereye mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Iyi nkuru reka nyikugezeho neza ijambo ku rindi, turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza uko byagenze. Nkwibutsa ko YouTube channel kiri ya yindi Nisubiza TV, nizere ko wowe ubaye ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere, nakubwira gukora subscribe cyangwa sabone, ariko kandi ufungure na kariya kantu k'inzogera, kuko ubusanzwe ni nayo nkunga ya mbere ubu duteye, kandi kubana natwe aba ari umugisha ukomeye. Aha niho kuri inkuru ziba zigezweho kandi inkuru ziba zizewe, bityo rero ntuze kuntenguha ngo ugende gutyo gusa. Ngira ngo nahita ntangira iyi nkuru kuko narabijeje, njye nta mwanya mba mfite wo gutinda cyangwa se wo kuba nabarira umwanya. Igihe kirahenda, tujye tumenya no gukoresha igihe neza. Ngira ngo mbere yuko nkugezaho iby'iyi nkuru ya Djihad watawe muri yombi, nakubwira ko iriya video yaje kurikoroza, kuko na n'ubu ngubu ntirava mu mitwe y'abantu bagiye banagaho ijisho. Nkawe unteze amatwi, birashoboka ko waba utarabonye iyo video, cyangwa se waba utazi iyo biva n'iyo bijya, ukaba wumva ngo yampano byagenze gutya na gutya, kuko hari igihe uba usanga umuntu ari bwo kigura smartphone cyangwa se anayifite, ariko aba ari muri rwinshi atazi ngo biravaho birajya he. Ubwo rero wowe unteze amatwi ukaba uri muri icyo cyiciro mvuze, ijya muri comment unyandikiremo nimero yawe ukoresha kuri WhatsApp, ubundi nkwereka ibyo nkwibwirira inbox. Rero mbere yuko ngira ibindi nkubwira, ndagira ngo nkangurire mwebwe mwese munteze amatwi kugenda mu ibitekerezo byanyu kuri iyi nkuru, kuko ibyo ngibyo nabyo nakubwira ko biduha motivation zo kuba twamenya ibyo dukwiye kongera muri izi nkuru tubagezaho umunsi ku wundi, cyangwa se ibyo dukwiye kugabanya. Ahangaha rero ni naho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru abagezweho. Ngira ngo iriya video y'urukozasoni yaje kugaragaramo yampano n'umukunzi we barimo bagira uko bigenza, cyangwa se bari kubaka urugo, cyangwa tuvuge ko bari gutera akabariro nk'uko bamwe bakunda kubyita, ariko iriya video nawe ubwe nyir'ubwite yampano avuga ko ari we wayishyiriye hanze, ariko ubwo mu kuyishyirira hanze nta kundi ndi kuvuga, ni ukuyifirimira ikajya muri telefone. Buriya hariya niho hantu hambere biba bigaragara ko video yagiye hanze. Niba ufashe ifoto ukayibika muri fone yawe, nuko uba utekereza ko ishobora kujya hanze ntibigutere ikibazo. Na video nuko ari nabyo uyu muvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dogiteri Murangira Bitsiyeri akomeza kugenda abitangariza abantu bose ko no kwifata amashusho y'urukozasoni nkariya nabyo bikwiye kuza mu bigize icyaha. Ubwo nakavuze ko na yampano nawe yakabaye ari mu batawe muri yombi, ubwo wenda nuko iryo tegeko ritaratorwa, ariko nkurikije uko bimeze n'uwafashe iriya video, cyane ko nyir'ubwite abyiyemerera ko ari we wayifilimiye, ariko ngo yarebaga we n'umukunzi we gusa. Ubwo ngira ngo abantu bagiye babyitegereza, iriya video yagiye hanze ku itariki 9/10, ni nabwo twagiye tubona trendinga cyane kuri social media, ariko abagiye babona neza igihe yagiriye ahabona bavuga ko yagiye mbere yaho kuri iyo tariki y'9, kuko ku itariki 9 ari nabwo uyu nguyu Uworizagwira Floriye ari nabwo yafashe icyemezo cyo kuba yajya gutanga ikirego ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, avuga ko uyu nguyu ubabanye cyane mu bigiye bitandukanye Ishimwe
Patrick uzwi nka Pazo ari we ushobora cyangwa se ukekwaho kuba yarayisohoye hanze. Kuva icyo gihe ikirego cy'uyu mujene cyarakiriwe ku itariki 10, ni nabwo uyu nguyu Pazo yatawe muri yombi, ni nabwo investigation yatangiye gukorwa ku bandi bantu, ari naho kugeza ubu ngubu na Djihad ahise abigenderamo, ubwo byagaragaye ko ryari itsinda ry'abantu benshi. Ni nayo mpamvu ngiye nkubwira details z'abo ngabo bose, harimo uyu nguyu Kalisa John, Pazo, Ishimwe Patrick ndetse n'uyu François Xavier wiyongera kuri abo ngabo bose, n'uyu Djihad ari we uri kuza abimburira abandi bose. Nk'uko ngiye kugenda nkugezaho rero iby'iyi nkuru yaje gutangazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, igaragaza ko uyu nguyu nawe ari mu bari bafite gahunda yo guhirika uyu nguyu yampano mu busitani bwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwataye muri yombi uyu witwa uzaba akiriho Sipiriye, wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Djihad, aho uyu akurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya yampano ari gutera akabariro ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media, aho byagiye bigaragara ko yampano yari ari gutera akabariro n'umukunzi we. RIB kandi ikaba yarataye muri yombi uyu nguyu witwa Kalisa John ndetse n'uyu Ishimwe Patrick, François Xavier ngira ngabo nagiye mbavuga, ntabwo ari ngombwa ko mbasubiramo, ahubwo abo ngabo bose urumva navuga ko ari abagiye bagira itsinda rya biriya byagiye bigaragara kuri social media mu minsi itambutse, akaba ari byo byaje gutuma urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rufata iki cyemezo cyo gufata uyu nguyu uzaba akiriho Sipiriye mwamenye nka Djihad, aho nawe yaje asanga bariya batawe muri yombi. Ibi ngibi rero bikaba byagiye binagarukwaho n'uyu muvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Bitsiyeri, aho yakomeje avuga ko uyu Djihad atari ubwa mbere yaba aburiwe cyangwa se yabahawe warning nk'umuntu ugaragara kuri social media asebya abandi cyangwa se abavuga uko batari. Ibi ngibi rero nabyo byakabaye bigize icyaha, cyane ko nk'umuntu wagiriwe inama inshuro nyinshi cyangwa se waburiwe inshuro nyinshi, ibyo ngibyo byose byiyongera kuri iki ngiki ndi kugenda nkubwira cyatumye anatabwa muri yombi kuri uyu munsi wa none. Ubwo birumvikana niba bageze mu maboko atari ayabo, ubwo ahangaha hagomba gukurikizwa itegeko. Uyu muhanzi uwo rizagwira Floriye wamenyekanye cyane nka Yampano akabona ubutabera. Ubwo nawe rero, ubwo nizere ko iyi nkuru mba nkugejejeho iba igusigiye isomo rikomeye. Ubwo nizere ko utaraza kugenda utanze ibitekerezo byawe muri comment, ari nako urushaho kugenda usharinga kuri bagenzi bawe iyi nkuru, kugira ngo nabo babashe kumenya ibiba byabereye kuri iyi mihanda ya social media. YouTube channel yo iracyari ya yindi ni Isubiza TV, umuhungu ni wa wundi wanyu bakunda kandi bifuriza ibyiza. Reka nkubwire ngo dusubire amakuru yacu ari imbere, amakuru yo tubatse afite menshi, kandi mbabwira ko mpora mbifuriza ibyiza. Ciao ciao.